Umeze mute ma people mbahaye ikaze kuri Shakur Films niba utarakora subscribe gushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Umwana baje kumutoza tozi bijyanye n'imiceri kana kariyo umwana yiganishaza. Uyu munsi mbazaniye filime ziri trend cyangwa se filime ziri kubica bigacika cyane kuri Shakur. Ishobora kuba ari filime ya kera, ishobora kuba ari filime nshyashya, ziba zigiye zitandukanye. Ngendera kuri views za Google Analytics, ndeba uburyo abantu bagiye bazireba cyane, uburyo bakoze download, uburyo bagiye batera amakomenti, bikamfasha guhitamo filime iri trend, filime iri kugenda ikurura abantu cyangwa filime iri kurebwa cyane. Tudatinze turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga filime yitwa Decor. Ni filime ya Rocky. Ni filime y'akana gahamagara kwa kundi uhamagara kuri call center uri gutabaza, kagahamagara umuntu kubera bafite akazi kenshi ntabashe kumufasha, noneho akaza kuguhamagara ariko ako kana umwicanyi baje kugahiga. Ako kana umuntu yagahamagara, telefone igasona umwicanyi yaragiye, noneho bigatuma umwicanyi ahita agaruka, bikajya muri polisi ubwo bakamufashiriza kuri telefone, polisi ikabijyamo, ariko birangira ako kana gatabawe. Ni filime nziza Decor, ushaka kujya kuri Shakur ukabasha kuyireba, ndetse n'izindi nyinshi nziza nk'izo ziteye amatsiko, zifite inkuru ibishingiye ku bintu bishobora kuba byarabayeho cyangwa se ku bintu byanabaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Filime nk'iyo ngiyo nikagucike, filime ushobora kugira ikintu wigiramo. Tugaruke ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Deep Water. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Deep Water. Deep Water ni filime urumva nk'izina ryayo naryo uburyo rivugwamo, Deep Water cyangwa se indani mu mazi. Ni filime y'abantu baragenda batega indege, ariko mu ndege hakazamo umuntu utwaye cagi ifite ikibazo, akayicomeka ariko agasiga acometse kuri power bank, akayibika mu mizigo aho babika ibintu. Ubwo ikibazo kiza kubamo rero, ya cagi igira ikibazo ikaza gushya, yaza gushya igatuma indege yose igira ikibazo igashya, noneho indege ikitura mu mazi. Ayo mazi yituramo aba mushaka, niho bibera ikibazo rero, kwisanga mu mazi arimo shaka, muri ahantu mudafite umuntu umuzi, mudafite umuntu wabatabara. Ni filime ya danger. Deep Water, filime iri trend kuri Shakur, ushobora kuyirebaho. N'izindi nyinshi ngiye kukubwira, ngo tugeze ku mwanya wa 9, tugaruke ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga filime yitwa Mortal Kombat 2. Nyuma yuko Rocky yakoze Mortal Kombat igice cya mbere, ndetse hari na Mortal Kombat za kera, mwibuka filime twarebaga za kera zitwaga Mortal Kombat, zari zifite n'amagame. Rero Rocky yari yarakoze rimwe yayo, Gahiza yakoze kabiri ni nshyashya 2026. Iri trend yaje kuri liste yacu, ikayibaye filime ya 8 iri kurebwa. Ibi ngibi ntabwo yabigendeye ngo nuko ari filime ya kimwe n'ibyamamare cyangwa ni filime ngo yagize ute, biba bigendeye ngo ni filime iri trend, filime iri kurebwa cyane, nkurikije ama views, nkurikije ama comment, nkurikije uburyo abantu bakora download, nkurikije uburyo abantu ba streaminga bareba, nicyo mba nagendeyeho nta kindi. Ku mwanya wa 7 turasanga filime yitwa Day Shift. Nayo hashize iminsi mike tuyaprodinze kuri Shakur, yari isanzwe hari. Ni filime imaze iminsi, ni filime yasohorewe na Gahiza, nayo ikaba ije ku mwanya wa 7. Ni filime nziza Day Shift, yakinwe n'icyaha cyamamare. Ni filime yakinwe n'icyaha cyamamare bamwita Jamie Foxx, muramuzi cyane mu ndirimbo yitwa We Are The World. Tugaruke ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga filime yitwa Face Off. Ni filime yakinwe na Nicolas Cage, bamwicira umwana ariko aba ari ikihebe, yakinnye ari ikihebe ku ino nshuro, bagahinduranya amasura. Ni filime nziza, Mayanga yarayikoze, ariko muri iki gihe turimo iya Rocky twayisubiyemo amashusho ya HD. Iri trend iri muri filime nazo ziri kugenda zirebwa cyane, ku bantu barayirebye cyane, barayitabiriye. Ku mwanya wa 5 turasanga filime yitwa Blast ije ku mwanya wa 5. Iri muri filime ziri trend cyane kuko ni nshyashya 2026. Ni igihinde cyiza, ariko kubera ko itaramara iminsi ibitarafatisha nyine bitaraca ku zindi, hari izindi ziba zirebwa cyane, kandi ubu mfashe ngo icyumweru giheruka, iminsi 7 iheruka, kubimaze rero iminsi 2, kubimaze umunsi umwe kabiri ku mwanya wa 5, bivuze ko muri iki cyumweru kigiye kuza ishobora kuzaba yafashe umwanya wa mbere, ishobora kuzaba iri trend yabikoze neza cyane. Blast rero ni filime ije ku mwanya wa 5, n'abantu benshi bari kuyireba, mu comment menshi turagenda tubibona. Ni filime y'akana itangira gahoterwa ku ishuri na mugenzi wako, papa kakataha karikorera, kakabwira papa we ati, papa se hari umwana unkubise. Akamubwira ati, se agukubise gute? Nta maboko ugira, we wagiye ukirwanaho nawe ukamwishyura. Yagasubira kumwishyura, yasubira kumwishyura, ako kana kuko aba ari agahungu kaba kamurusha imbaraga, kakamukubita. Papa we rero abatoza karate, akana kagagaruka karikorera, kakabwira papa se ko wa muntu noneho nkubise cyane.
avuga ati mwana wanjye ntabwo tuzahorana, ugomba kuzagira igihe kimwe na kimwe nawe ukirwanaho umunsi tuzaba tudahari. Akana kagasaba papa ko yajyaho kwigisha karate, arabigakorera akajya kwiga karate akayibyaza umusaruro kakayihinduramo intwaro yo gutabara abandi, abantu bababaye, abantu bafite ibibazo. Akana kakajya kabatabara mu kazi, abagabo bashaka gufatirana abakobwa, umwana abatabara, abakubita ibyo bigabo bishaka kumufata bishaka kumushukisha amafaranga. Ni filime nziza, Blast, filime nziza igihinde 2026 iri trend. Tuze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa I Will Find You. I Will Find You ariko yakozwe na Rocky. I Will Find You yakozwe n'abasobanuzi benshi, hari na Scove yarayikoze, nayo mwajyaho mukayireba kuri Shakuri iriho, ariko iri ku mwanya wa kane ni yakozwe na Rocky. Yakozwe na Rocky iri trend, igiye kumara hafi ibyumweru 2 iri kuri trend yacu, kuri liste yacu iriho. Ni filime kabisa imeze neza, filime iri kubikora. Ushaka kujya kuri Shakuri ukayireba, simvuga ibintu byinshi. I Will Find You, filime y'umugabo babeshyira ngo yishe umwana we, ariko bakaza kumusura, umuntu akaza kumusura akamwereka ifoto. Ku ifoto buriho ifoto ya kakana, arabyuka agasanga ngo wishe umwana wawe, bakamukatira imyaka, bamukatira burundu, niba nibuka neza bamukatira 25. Umugabo bakamujyana muri gereza bakamukatira. Nyuma yo kumukatira akabona iyo foto y'akana, aba amaze imyaka 5 muri gereza, atarigeze abaza ngo bimeze bite, nawe yumva nyine yishinja icyaha ko yishe umwana we. Bikarangira atorotse gereza akajya guhiga akana ke. Ako kana aragashakisha, bikarangira akabonye. Ni filime nziza, simuze process y'ukuntu bigenda gute kugira ngo bamubeshyere. Mbese bajya kwica akana ke, umugore wabo ari kuba babana, umugabo aramufunga agasohoka asanga umugore we atwite agiye kubyara. Ibyo byose ni ibintu ushaka kureba ukirebera ukamenya ngo byagenze gute. Bahita I Will Find You na Scove yarayikoze, Rocky yarayikoze, episode 8 kugeza kuri final irahari yose, ishusho rya HD, download, stream. Filime nziza cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Michael. Ni filime documentaire cyangwa se ziriya filime zivuga ku buzima bw'umuntu, ivuga ku buryo Michael Jackson yatangiye akiri umwana akaza kwamamara. Kuri filime zivuga ku muntu ku giti cye, Michael niyo ya mbere, kuko mu cyumweru cya mbere isohotse yari imaze kwinjiza miliyoni zirenga 900 z'amadolari. Niyo mafaranga yari imaze kwinjiza. Washize igihe isohotse ukwezi nyirango kwenda gushira, ubwo ishobora kuba imaze kwinjiza amafaranga agira mu miliyoni n'amamiliyari wese n'ebyiri ishobora kuba yarazikubise, kuko ni filime iri trend bya hatari, iri kurebwa, ni icyamamare nyine. Filime ya Michael Jackson urayumva nawe, umuntu umuririmbyi wa pop wamamaye kuriya, yakoraga ibitaramo abantu bagapfa, bamwe bagahwera bashaka kumubona. Kuba bakora filime ijyanye nawe ivuga ku buzima bwe, abantu barashiduka cyane bagashaka kuyireba. Niyo mpamvu iza ku mwanya wacu wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyerere. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Polygamist yakozwe na Buringanire, yarayikoze, ntabwo twigeze uploadingayo. Junior Giti yarayikoze, episode 22 final nayo irahari, ariko iri ku mwanya wa kabiri ni ya Rocky. Filime ya Rocky rero yakoze filime barayireba cyane kabisa, barayireba tukabibona, kuko iri trend bya hatari, imaze ko igiye kumara nayo hafi kwezi. Giti yarayikoze arayirangiza, na Rocky yarayikoze arayirangiza, Buringanire yarayikoze arayirangiza, ariko iya Rocky ni iri trend bya hatari. The Polygamist, umugabo wishakira abagore benshi, abaryamana n'ubabonye, nta muntu abasubiza inyuma, yaba bakorana, yaba utwana tw'inshuti, udusheri tw'umuhungu we, yaba abakera, yaba bahehe, abaryama we nta mikino. Bamwita Gomora, bamwita Jonas Gomora. Bahita Polygamist, filime iri trend bya hatari, ariko nta muntu utayizi. Nizere ko nta muntu utarareba ino filime Polygamist, nubwo bavuga ngo abantu bo muri Afurika ngo ntabwo bakina filime byatanje, ariko iyi ngiyi yaratwemeje. Filime yakiniwe muri South Africa, ushobora kuyireba kabisa niba utarayireba, niba waranayirebye wayibonye ute. Ni filime nziza koko. Ku mwanya wa mbere turasanga filime ya Rocky iri trend, bayita Sayala. Ni filime y'umukobwa urwara indwara abantu bakuru barwara. Iyo ndwara igatuma wibagirwa kabisa, ukibagirwa ibintu byose, ukibagirwa umuntu mwakundanye, ukibagirwa abana bawe, ukibagirwa ibintu byose, ariko zikunda kurwarwa nyine n'abantu bakuru. Iyo mukobwa akayirwara afite umujama bakundana, umujama ntago amusiga. Sayala, filime ibabaje cyane. Niba uri abantu bakunda filime zifata ku mitima, za filime z'ama emotion, umuntu ushobora kureba akaba yanarira kabisa,
ushaka kuyireba, bayita Seyara, filime y'Igihinde. Ngenda Rishakur, Imana ikomeze kubarinda, kora subscribe niba utarayikora. Ibintu byose ushaka kutwandikira kuri WhatsApp wagize ikibazo mu kureba agasobanuye, nimero yacu ni yayindi 83 hari filime wabuze ushaka ko tugukora HD, ushaka kutwandikira nabyo tukabikora, turabikora. Hari filime wabuze twandikire kuri WhatsApp, tuba duhari iteka ryose, turasubiza kandi dusubiza twihuse. Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kugira ibihe byiza. Ngenda Rishakur, ciao ciao.